ego ejo bundi twabonye ari urusengero rwo mu Rukiri, itorero rya Rukiri ryasenywe abantu bati ryagurishijwe. Mbere yo kuvuga inkuru yawe reka mbanze ntanga ubuhamya bwanjye na Rukiri. Rukiri ari igihe twajyaga tujya saa 5 z'ijoro, nicyo nta n'ubundi buyobozi muzapfa kubona vuba nk'ubwo buyobozi. Wenda bwabwere bw'itorero bwari muri mu munyangabugayo bwinshi, ariko abayobozi dinye dosono Tomu na Sibomana nibwo ADEPR yari yobowe neza, nibwo yari yobowe n'abantu bafite igihagararo cy'abayobozi. Bana nidukuriraho Izayi nzayishima cyane. Abandi bariye amaturo baranatoroka, ariko Izayi we arya amaturo akarya n'intama. Gusa ndashaka kugira no kugira nge ikibazo ubundi bafite nyirizina kibahe. Abakirisito babo nibo kibazo, kandi abakirisito babo bazi ko abayobozi babo ari kibazo. Ubundi aho Satani hakinira umupira we mwenda bafite ngo bazi ko ikibazo ari Pastor Izayi kandi ari bo kibazo, kandi bakibazo ari bo. Ariko ABADEPR ikibazo rega so kuba buri mu gisha. ABADEPR mugize structure imeze nk'iyo kwa mayito y'ubuyobozi bw'wanyu, mugize ko abayiyobora nta PhD bafite, bize amashuri wajyaho ni 9 yazi. Uriya uzajya kumbariza Rugaginga, ahubwo uriya muntu ari kuri list ijya mu ijuru, aho kantu buriya gakomeye mwakabaye mujya kubaza umushumba. Yes, reka ngusuze wo dukurikiye n'ibyagaciye komeye cyane kubugarutse kuba natwe. Hari inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye, i Burayi, Amerika, Australia, Asia, hose mwese ndabasuje. Amahoro Nyagasani abane namwe. Kuri kamera turi kumwe na Professor Apotre Mutabazi. Ndakwakire kuri iyi kamera Apotre. Ya murakoze kunyakira. Itangazo rya mbere Yesu n'umwami, itangazo rya kabiri sana energy drink niyo energy drink nyobwa n'abanyabwenge. Kuko bamaze kuyihitamo, niyo mahitamo y'abanyabwenge, ari nacyo kintu ngiye guhita nkora. Kavuga ni mwakire munyweho mwese, mwakire mwese munyweho. Yana amaraso. Iyi ni sana energy drink, imvumbura bitekerezo. Nta mu CEO ukinywa iyi ni energy drink, banywa izi ngizi ubundi imishinga ikamanuka. Tangazo rya gatatu, ibitabo 4 byagurishwaga amafaranga 60,000 ari byo African Poverty's Choice, Rich in 6 Months, Instant Deliverance, igitabo nsoje muri iki cyumweru. Icya kane ni mu Kinyarwanda cyitwa ngo ibanga ryo kumukire ukoresha amahame ya Bibiliya. Ibyo bitabo 4 byose urabinsaba nkabigwa soft copy kuri WhatsApp yanjye, narangiza ukama 20,000 kuko nkeneye abantu 5 nicyo ibyo 20,000 iyo promotion nkayivanaho, nta nubwo izahoraho. Nkeneye abantu 5 ko nkeneye 100 byonyine, kandi ndabihabwa n'abantu 5, kandi nabonye kubasaba mutama. Ndavuga na ubwo reka 50% mbasabe 50% ngurisha ibyanjye. Rero unyandikire kuri 0788839513 ubundi 5 nibagera uzanyandikira nyuma yabo nzamubwira ko promotion yarangiye azihangana. Ariko nanone nayo ikiganiro bazakibona nyuma y'umwaka 5 bataruzura uzanyandikira niko bimeze. Ikintu cyo utari bumbaze ngo none barenze 5 gakomeza kuyafata, none zarubwo ndi kuyiba cyane kuyabasaba, nta nubwo ari inkunga muri kuma in one way ndi gucuruza, ariko ntago ufite ko wabimenya nicyo nshaka kubwira. That's communication. Rimwe muri communication uvangamo umuntu ukamukocoreramo kuko uhari wahita ngo se ngo barenze 5, nese barenze 5 nta kuntu wabimenya. None se twabimenya dute? Nta kuntu wabimenya, nibikureba uzanabireke. Ni ngewe uzahitamo guhagarika promotion kubera ko ibitabo byaguze 30 bitangira 20 ntago mba ndi kunguka nyine, urumva ko nyine promotion mba nayitanze kubera impamvu. Ndumva amatangazo yanjye atatarangiye, ubu ni hakomeza nkinywera sana energy drink ukambaza ibibazo byawe kugira ngo ndebe ko nagusubizanya fresh mind. Yego, reka mbwira abantu ko twicaye kuri Makita Ten Design, na ahantu heza cyane Kimironko ushobora gukorera ubukwe bwawe. Hari ihema rinini cyane rishobora kwakira abantu bagera ku 1,000, kandi ushaka n'ihema ryawe bwite naryo turari gukorera. Apotre reka twigarukire, nzabwira boss wa sana energy drink mubwiye nawe kubundi uretse no kubamamariza mukanyishyura ariya munyishyura. Hano umuntu ugira ngo ntago nishyurwa gute se nge mfasha ntago mba ndi mu kazi. Okay, nari kubundi ko no gusenga bikora hazamaye ituro ribyibushye nigisa na energy drink nkanayisengera igahita kura ku isoko izindi zihari. Azahita bijya muri za manza. Yego, azahita bijya urukiko rw'ibanze nuko uzajya wake turo wabanje kubibara. Kindi abakozi b'Imana bagira inama,
ntuzigere waka ituro kuri chat no kuri call. It can be recorded. Umuntu muzihurira personally, mujye mukora nk'abatasi. Umuntu muhure face to face. Kugira ngo ibintu bigende neza. Yego, reka twigarukire ubushize. N'ubwenge bwabo bukenewe. Hari ikiganiro twakoze kivuga yuko abantu bavugaga bata ADEPR ishobora kubisha igiye kugurisha insengero. Ushaka kugurisha insengero, yego. Yego. Ejo bundi twabonye ari urusengero rwo mu Rukiri, itorero rya Rukiri ryasenywe. Abantu bati ryagurishijwe. Ariko ku makuru hari bati bagurishije ibikoresho byubatse urwo rusengero. Nabonye mu nkuru yatambutse ku kinyamakuru kimwe cyitwa Nyigisha TV cyangwa se Beula. Mbere yo kuvuga inkuru yawe reka mbanze ntanga ubuhamya bwanjye na Rukiri. Rukiri ari igihe twajyaga tujya saa 5 z'ijoro bari butange nimero mu gihe cy'ibyifuzo kwa gatatu. Bari butange nimero saa 2. Nimero ziki? Zo gusengera abantu, basengeraga abantu 400. None nagiyeyo saa 5 z'ijoro kwinjira ko bari bahafunze duparamira igipangu. Rukiri yigeze igira hiti ya danje. Hariya handi barugamba baga hitwa nguki. Hitwa nguki. Mu gihe cyabo bakiri muri ADEPR. Ni hano mu bibare. Mu bibare. Rukiri yasimbuye Rukiri ku bintu byitwa amavuta. Hakibu witwa Desire, nshuti wanjye ubu uri mu murima handi hano mu bindi bihugu. None dusimbutse tuguyemo naragiye twamenye mwaragenda mukicara ku murongo mukawugumaho mukawuraraho mukageza mu gitondo. Mu gitondo bakaza gutanga nimero nyine bagakurikirana ko mwageze mbere. Nafashe nimero 234. Kandi basimbutse igipango saa 5 z'ijoro. Rubango umunsi utaraninjiramo. Naje kwa kabiri saa 5 z'ijoro. Kabiri. Kwa gatanu bababwira ubundi buhamya Abakirisito bene data. Ariko Desire nawe kamaze mu bwo gatoya. Abantu b'Imana bagomba kubavuga neza kubera ko n'imbuga nkoranyambaga zafasha akazi ko kubavuga nabi. Cyari hano mu Rwanda. Desire barikora mu mahanga. Desire yari perezida korali cyangwa yaririmba muri korali sindi kwibuka niba ari wayiyoboraga. Korali nkuru yaho. Akaba umuhanuzi wayoboraga icyumba cyo kwa gatanu. Ndabaho ubuhamya bubiri. Desire umunsi umwe yari ari guhanura umuntu umwe aje imbere ngo bamusengere mu byifuzo asiga isakoshi umuntu umwe akuramo ibihumbi bye 50 ari nayo yari afite imbere n'inyuma. Teraniro rirangiye aje kumureba ari kurera amuga ati ntaje hano nzi ko munsengera nkaboka none n'amafaranga 50 barayibye atubuse none no gusenga ahubwo ni muri abanyamitwe muri abesikora ahubwo ndabwira ribizi bifunge n'izi nsengero zanyu. Hari abantu bavoma hafi umujinyura bazi. Desire nawe biramurya. Sini yakoze. Desire yahise amubwira ati mama guma hangange kuzana amafaranga yawe. Ati umuntu wayibye Imana iramutwereka ayagarure. Ahita afata inzira caho abantu bose bari bategereje kumusuza ati ntago ati ndabangaruka ati ndambara ari umuntu ngiye kureba. Agenda ari mu mwuka agenda Imana imwereka manukaho simbuko muri ngoti kataho ngaho bati y'imoto arakugendera asanga umuntu watwaye bya 50 ataza hagiye se avuye kubiguramo inyama za 5 asigaranye 45 akimugera imbere aramubwira ati Imana inyeretse ko ari watwaye 50 by'umumama mwari mwicaranye ngaho da. Aramubwira ati ariko ndakubwira ibintu bibiri sindi polisi sindi ribu sindi iki manike ikiganza urahira uvuga ati sinayatwaye nimba nayatwaye Imana inyicira ati ndeta mpindukira ntahe sindana gusaka sindi polisi ariko ndasiga natuye amagambo avuga ngo nimba umbeshye aramwana none se nakurebaga ubu ngeze ahangahane Desire shaho twaramutinyaga mu mavuta ntanavuga ngo baramutinyaga nanjye nishyiremo wazaga gusenga uri gucunga ureba ko mwahuza amaso ko atandeba yahita muha bya 50 andi ari he naguze inyama nazahita ziterura azane wa muntu 50 n'inyama namubwira ati uburirwariza insanzi yaziguze undi aratashime Imana nikagira amakuru ya Rukiri asanga yari afite none gahunda yo kugura inyama ko nekereje Rukiri mita mfashwa kamvuge indi story imwe ko nzi nyinshi indi story Desire umukobwa araza gushima Imana ndashima Imana nabwiye Imana yuko umushara wa mbere nzawutura Imana none ngiye envelope rwose bawumpembye none nari nkuzanye mu mpera Imana icyubahiro agishyiramo envelope y'ibihumbi 500 yari ahembwe Desire ta yakamikoro
ariko akangaka ko karancanze nimba kemewe mu buryo bwa administration ya ADEPR karancanze. ADEPR rero ubuyobozi bwa ADEPR rukiri bwaramuhabukaga nabwo bumwubaha bubahana mbese cyakora ni n'umudiyakoni simbizi. Noneho yakamikoro barayimuha sema Desire nawe agiye gushima Imana atanditse agapapuro ntacyo n'umukozi w'Imana turamwubahana. Aravuga ati mushumba ibintu ngiye gukora ndabyirengera ntibabikubareho nge babimbareho. Wa mukobwa we hoteli yitwa gutya wagiye ufite imyenda iyi niyi n'umugabo mwahuriye mwari muri gupanga iki mwakoranye n'ibinyibiki. Mukobwa marira atangira Imana imbabarire gusambana. Ati none akazi waragasambaniye uje gushima Imana fata amafaranga yawe Imana irambwiye ngo musubize envelope ye bayikura mu kibo ni wana mbere nari mbibonye ku cyumweru ni wana wa mbere nari mbibonye umuntu bamunyereka nanjye njye Desire yasubije umuntu ituro yasambaniye cyase akazi yabonye asambanye najya kumuregereza ariko ashima Imana ko icyo gihe batabigize birebire byari kumukoraho ariko icyatumye bitaba birebire nuko nyiri ubwite yabikonfirmye rebe yatabikonfirmye ubu nyine umukobwa wahise bamutenga bamukinnyi w'itorero baramuganiriza ibintu bigenda neza. Aho nkibaza ko n'abandi baba barasambaniye amaturo ntabafata ariko manza wowe ngo Imana yambwiye uko icyo gihe yaravuze ati ndi umuhanuzi mukuru ibi ndabyirengera. Abandi bashobora kuba bikora nimbwe ariko wo kuri wowe precisely irambwiye ngo bagusubiza envelope yawe uzagenda akazi nimba ukagumamo nimba ugasezera ushaka akazi neza ubonye udasambanye ibyo izo mihigo yawe zo gutanga umushahara w'ukwezi kwa mbere uzayizana. Mbabwiye ubuhamya bubiri nzi reka mbabwire ubwa gatatu ubwo Desire kuri njyewe desire on me namwitaga Desire kuri njyewe byagenze bite. Turahimbaje ndi gucunga yuko yandeba neza saa 10 zigezemo ahita avuga ati wa mugabo we ni ngiye yabwiraga arambwira ati urararuriye niko Imana imbwiye. Abantu bose barawumva ampanura ikintu kiri aho ngaho urararuriye se urumva ruhanuzi. Nari imaze iminsi 3 tugeze kwa kane tudateka ndagenda mwaka nimero dusoje arayima akora ikosa arayima. Naratashye mbwira madamu ubundi nataga madamu arambazaga ngo wabwirije bagwaye ituro ringana gute bagwaye envelope ingana gute akenshi bamaga 500 cyangwa 1000 bibiri nabaganisha umunyana. Ndavuga ngo nta nabwirije ahubwo nasengeye mu rukire. Iyo ne yabaga nta rero nabwirije nta nano bampaye envelope yahita mbaza ngo baguhanuriye iki akambaza ngo ninde wagihanuye hakaba mu bwe akanga ati ngo narishakisha nta mavuta agira ubwo tuzabibara tubibonye ariko ntago ngi uriya mwinjya nemera amavuta ye. Ariko Desire yarambwiye ati baguhanuriye iki ndavuga ngo yamanuriye ko turaraturiye nari mugezeho saa moya arangije arambwira ati ninde wabihanuye kurumva inteye mugezeho saa moya nta mafaranga mfite na wabona ko nta byo kurya bihari kandi mubwira ko Imana ngo yavuze ngo turaraturiye uyu munsi urararuriye kubuhanuzi sinjya mumwibagirwaho nakibagirwa ibindi ariko ibyo simbyibagirwa. Arangije ndamugana ni Desire bihanuye ngo ariko se ko Desire atajyaga avangirwa ngo we noneho ubwo ibi bintu bije bite. Saa 3 ziragera nta biryo saa 3 z'ijoro saa 4 nta biryo madame arambwira ati ngiye kuryama. Desire ubwo nawe yagutuburiye cyangwa se ubwo ibintu yahanuye ubwo ni mu mwuka simbizo ibyari byo. Ndamubwanirika nkubwire ninazanye nimero ya Desire rero umunsi urangira saa 6 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro ndamuhamagara mutuke ku babyeyi nicyo kintu ndi bukore. Nikabisa mubwire ni ujye uhanura ibintu weretswe neza wanabonye. Saa 5:50 z'ijoro nange madame ni wejya kuryama nge sindyama natariye ntanatutse Desire swate ndaryama ndiye kandi ndaryama saa 6 z'ijoro cyangwa se ndyame ntutse Desire ku babyeyi kandi. Saa 5 ubona ko nashyizemo utuntu tw'uturirimbo twari twakorari yaririmbaga ngukira tugumane sinzi n'utwakorari ya Muhima oya na korari ya Gisenyi ukuntu nibagira indirimbo yaririmbaga yarigezwe icyo gihe na korari ya Muhima yaririmbaga yambaye ibitenge abagabo bibinyoma minira kuri utwo turimbaga mvuga ndamutuka ndabona ibiryo ndamutuka ni kimwe muri bibiri
korari yari irimo umugabo muremure yari isigaye iririmba icyo gihe irimo agakobwa gato kantonaga ntabwo mwayimenya ariko izo ndimo zageze muri 2010 ndazizi noneho 5:50 nagiye kumva numva umuntu ari gukomanga koko kode ndafungura mbona afite urusorori urabona bino sosi by'icyuma ikiba ari kinini muri byose cyo kigana n'isafuriya mbona afite urusorori aruha hagati ari gushya biri gucumba ari gushya bipfundikira ariko n'umwotsi ugenda ubona uzamuka afata ubona agenda afata ku mikondo afatisha igitenge agira gutya mbona ni umuturanyi utuye nko ku nzu ya 5 uvuye ahantu ari ntuye yakora ni impuhwe tu ni impuhwe voilà ni impuhwe yakiraga mu mavuta we nizere ko karega ko akantonaga Imana agaye umugabo ufite umugabo utwara imodoka ihenze urugo rudasaba umunyusha umuntu yakoreye Imana muri Korani ko bigomba kumera noneho ndamubaza ni bite arambwira ati ntubifate nko kugusuzugura ati nakaranze ndongera ndakaranga mbihishije numva ijwi rirambwiye ngo dusangire nari ndapfundura gutya ngo harimo iki kumba ubwo ajyanura ngo uyu musore araruriye nahise mbwira Imana ni kuva ari wowe rero uri mu ngaburire ndashaka amakaroni arimo sauce tomate ndashaka ikintu bita ifiriti sha nkanashaka ikintu bita udushyimbo dukaranze twumutse nkanashaka ikintu bita inyama zoroshye neza bita nkora na commande ngira Imana yambwira imodoka ngo ntayibwira marike nshaka gute se nibara noneho rero mbona azanya makaroni arimo ibisosi tomate bikayangana inyama zo yari yarunzemo wagira ngo yafashe ibiro 2 byose asukamo n'udushyimbo turi ku ruhande arangije arambwira ati nizere kutabifata yuko ngusuzuguye n'ukuri numvisha umutima umpata ndeba ku isambona ni 5:55 z'ijoro haburi 5 ngo Desire mutuki ndangije mwake gisorori gutya kiranwika ariko sinabyitaho nyifatishwa kubwe ndangije ukundi koko ndamusunika ndavuga ni mwene da winyinjirira mu nzu udakoramo tugashwana ni bibiri Imana yavuganye nanjye iciye muri Desire ko ndarara ndiye niyo guteye kubiteka no kubitegura neza no kubizana ijoro ryose ariko ndabizi ko winjiye washaka no kugira ngo tubisangire ndabizi nturoga nimba unaroga ntago bwanyica taha ndakikuzanira igisorori mu gitondo cyogeje ni wawe ndahaza acha kumbwira wimbwira ibintu byinshi taha umugisha wawe wawubonye reka nje mbyutsa madamu nibyuka turya arakanguka ariko ngo nawe nguze ngo turarya ibivuye ko niwe watekaga yarazi ko ntazi guteka ibintu nk'ibyo byose nibyuka turye n'ibitotsi byose arabyuka ageze muri saro abona urusorori rungana nka nyamabondo twari bwo tugishakana tumaranye nk'amezi 8 kandi yatwise tumaranye umwaka n'igice ariko ntago ariko yari yananiwe gutwita nuko twari twarashatse kubyara tumaranye imyaka 3 bikatujabuka nyuma y'umwaka n'igice agatwita anyway mani magambo twari tukiri baseribateri nyine turi babiri ariko kurya biratunanira reba umutabazi n'umugabo wananiwe kwigaburira n'umugore umwe none uyu munsi afite abana 5 reka rero mvuge ngo wari kumbaza mu rukire nimba bivuze iminota myinshi nibihangane erega n'igihe wasanga ari umuntu ibi bintu ari byonyine biri mufashe mu kiganiro nyine ndi kubabwira ko mu rukiri twateraniye twahasengeye 2010 tukabona Imana haleluya amen hatarabana paruwasi ikiri ruguru kuri Godiyari kuri rukiri ariyo niyo rukiri ya kabiri niyo rukiri ya mbere niyo rukiri ya mbere yayo hepfo ngira ngo iyo hepfo iya kabiri niyo ruguru nyuma ariko zose ubuzanye rukiri yo mu gishanga bayiha paruwasi zose ubuzaze muri paruwasi ya Remera ko nigeze numva hari bavuga ko rukiri yo hasi bagize paruwasi nayo bwayahaye sinzi ko byagize bayihaye paruwasi nyuma barongera barabigera cyagiye bongeye mu bavugurura bakabisubiza ukuntu hariya yabaye paruwasi ya rukiri yigeze paruwasi nigeze mwana n'umuntu ambwira ngo baduhaye paruwasi mwarimu waho noneho nyuma y'amavugurura agarutse barongera barabisubira murabizi iby'iwanyu namwe simubizi ntimuyoboreka ADPR secretary y'ubuyobozi ya administration ya ADPR imeze nk'urusengero rwa Mayito urusengero rwa Mayito oya reka mvuga ibyo bavuze ngo rwarurerure ngo rutagira inkingi ngo babona ngo rwazagwa ku bantu secretary ya ADPR nayo ni nk'urusengero rwa Mayito ni rurerure ariko ntago rufite nta nkingi nta na poutre karabaye secretary ya administration yabo nikikoze
sous votre respect kabisa mu byubahiro mbagomba none se kariko bimeze structure ntabwo iri solide ntabwo yubakitse ni nkuko wenda n'urugero akagari ntabwo kagira inteko ntikagira justice yako ariko nta kibazo karayoboreka rero ni nkuko wafata structure iyobora akagari kaza kuyobora igihugu umuyobozi w'akagari ntabwo agira abarinzi bamurinda na bije yabo perezida agira nyine presidential guard inafite bije inafite umuyobozi w'umujenerali urumva ko nyine ubunini bwaryo none n'uburyo abayobozi baryo bajyaho sinakubwiye ukuntu muri katolike uhera muri seminari ntoya ukazamuka ukazagera hejuru warahereye mu myaka 10 muri catholicisme ukazagira PhD nk'ebyiri ukayobora ibigo bitandukanye bya Catholic bagenda bakujyana hariya bakugarura hariya ukagira experience nk'imyaka 20 ukabona kuyobora diocese tukaba tugira ADEPR iyoborwa n'abadokiteri kuri paroisse kuri level ya paroisse kandi none na structure ikaba yubatse ko kuyoborwa n'abantu b'abahanga ni kimwe ariko none ko ufite na structure iri bien structure yubakitse rwose ikindi uwabagira neza yabasubiza ku byo bahozeho kera federation ADEPR ikayoborwa kuri level ya paroisse donc level ya nyine uko Amerika iyobowe state 50 za Amerika paroisse 50 zingahe za ADEPR uburyo umuyobozi w'umugavana ajyaho muri Amerika n'inzira bicaho atanomwe na president wo hejuru n'uburyo rimwe na rimwe gavana yiyopozinga kuri president akavuga ati wapi muri state yanyu ibyo ntuzana bihazana nyine bakafite autonomy ya danje wenda 10% akaba ari ryo ndagwa nk'urugero hari torore bikora nzi yitwa na ntarivuga ariko ntago habinsabye ariko ni Nazareth international ariko ntago ari Nazareth ni imuzi ni yitwa international bo kuri level y'umudugudu niho hakorerwa ubuyobozi bwose kuri 90%. Amaturo yatanzwe bagakoramo 15% bakazamura hejuru kuri headquarter. Ariko headquarter authority bafite ni ntoya. None ukuyobora imyizerere mu buryo mbese bwo kubahuza n'ubuyobozi bw'igihugu ariko ubundi autonomy ibiri ku rwego rw'umudugudu noneho ku rwego babishyiraho. Urwego rwa paroisse niho ibintu byose birangirira bije kira kitu none bakagira none ikintu kimeze gutya bagira inteko yo mu itorero bakagira ubucamanza mu itorero iyo ugira pastor ashaka gufata umwanzuro runaka mukajya kujya mu rukiko bagira n'urukiko rukoramo n'abantu bize ubucamanza habimwe bya synode ya Kiliziya Gatolika urwo rukiko ukaroregamo pastor umwanzuro yafashe urwo rukiko rukawuhagarika kuri ya William Muto bamubuje kunoma vice president yarangije kumushyira urukiko rukavuga ngo no ntago president wemerewe kunoma vice president donc bakabuza president gukora ikintu agiye gukora n'icya kabiri iyo uwo mwanzuro mu utsindiwe mujya mu bujuriro bafite na cour d'appel yo mu itorero ibintu byabo byose biri well structured ku buryo RGB yababaje za raporo n'ibiki byose barebye bo none raporo yabirimo n'abapfuye n'abarwaye n'abasuwe amaturo kiraketo urabireba gutya muri database yabo ugahita ubibona umuntu wese ukora mu murimo nusengera abarwayi akora raporo mbese niryo torero na refaringa wa ADEPR kuzajya kwigiramo uburyo bubaka structure y'itorero n'uburyo bakemura ibibazo byarivutsemo bakagira indi tegeko ryanditse muri stati yabo nkunda iyo umukristo wabo iyo umuntu ari umuyobozi muri iryo torero agafata ikibazo cyabereye muri iryo torero n'ibyabereye muri izo manza na cour d'appel zawo akabijyana muri media akabijyana hanze ahita abadegrade kuri ranka yose waba ufite niyo wari bishop ituba mu Kristo usanzwe kabiri babigenza gutera no kumunetaraza cyabata bana musora mu itorero manza bana mwirukana mu itorero mu yandi magambo biriya bintu wa mweskoro kuri yaca nakubwiye yakoze kuri ADEPR bari kwita wisho no kumusoma mu bitabo bya ADEPR byose yakweskoro keri wanyu byari kwita birangira kandi biri mu itegeko ryabo mbese uramutse nk'urugero niyo mpamvu ndi kubwira ukumva nta bintu byabyuze hari saguzi yo muri iryo torero nyine kuko ibintu byabo bafite inzego zibihendorengiramo imbere no sino kuza muri media no kujya kuri ribu noneho keretse ari cyantu kivuga ngo yafashe ku ngufu yisha umuntu ariko ari kibazo cy'indani mu itorero
yibye amafaranga y'itorero ugiye kumurega kuri RIB taha wowe birabanza bikaba handled internally twabona ari ibyo kujyana mu buyobozi bwa leta tukabijyanayo ariko byabanje gukemukiramo imbere ariko aho ni sawa cyane sha narabarebye ndavuga ni mu bantu nabonye ariko ni itorero bikora mu bihugu 154 ku isi riyoborwa n'uwitwa General Superintendent ni nawe wimika umushumba muri iryo torero nako umukozi w'Imana niryo rimwimika nako ni umwimika ava muri Amerika aje kwimika mu Rwanda ku isi yose niwe wimika papa wabo niwe wimika ukareka nk'ijambo papa wabo umuyobozi wabo ku rwego rw'isi wo muri Amerika niwe wimika muri ibyo bihugu 154 bamwita General Superintendent abakomeye wese asimburwa gute nibo wabibaza ariko ngarukirijeho nakubwiraga yuko structure imeze nk'iyo kwa Mamayito shaka kwereka ko structure itari bien structure donc iri weak cyane niyo mpamvu nk'urugero wari wabona nyoboza abantu bemera ariko sabwa Imana duhere kuri bwere bw'itorero baramugurukanye ariko turi uyu munsi turacyabona banga no kumwigabo banga no kumwigabo babikoze byari person reka ariko mbitekereza nanze kubabwira icyo Desire hano bajya gukora bwere bw'itorero ko niwe wari Desire yabivuzeho manzara yavugiye no muri mikoro yarababwiye ati ibi bintu mugiye gukora nimuzameho ati mbivugiye kwa gatanu ahanga ati ibintu mugiye gukorera bwere bw'itorero nimuzameho no sumva bitarasohoye Desire yarahanuraga reka mbwa yarahanuraga kugira ngo wenda mvugire mu gihe twarimo icyo gihe ko yakubitaga ariko nuko rero tugarutse savuyeho ntimugaburiye Sibomana yari yararangije manda ze ebyiri ntiyatuyoboraga hariya ibugunga igicumbi mu rurembo rw'amajyaruguru harya rw'amajyaruguru rwa Byumba sibamuvanyemo ntimwabwaruye ku buvugizi kandi yarakoze manda ebyiri yazirangije ntibamwaye Tom ubundi kugira ngo umenye yuko uri umu intellectuel nuko ubasha kubona ko ADEPR igihe yayobowe neza ryayobowe na Sibomana na Tom nicyo nta n'ubundi buyobozi muzapfa kubona vuba nk'ubwo buyobozi wenda bwabwere bw'itorero bwari muri mu munyangabugayo bwinshi ariko abayobozi dinye dosono Tom na Sibomana nibwo ADEPR yari yobowe neza nibwo yari yobowe n'abantu bafite igihagararo cy'abayobozi bazi icyo bakora noneho ngo haza ngo nzahura torero bariyesura noneho bafata babandi bari bashyikozaga kundi ko kubarwanya abari bo baho ubuyobozi abantu nanone b'abanyabwenge baravuga ngo nimba hari ubuyobozi bubi bwabayeho ubwo nzahura torero kwa Ephraim muraho we kuyobora nabi ntago bivuze ko utari umuntu w'umugabo wenda mu bindi wasanga uri umwana mwiza mu bindi wasanga rwose uri umukristo mwiza ariko kuyobora n'ubukristo bwiza ni ibintu bibiri bitandukanye nyine kuyobora neza no kuyobora neza nuko ubuzi ibyo ukora nuko ubuzi ibintu bitandukanye so ubwo nabivugiraga iki ni ukubera iki mutibaza impamvu ubuyobozi bwose bujeho bumwe mumuvanaho mumubwirukanye ubundi mubweguje ubundi mubafunze n'ibindi harya wari urimo mubwira ngo umuntu yanditse muri comment ngaravuga ngo umuntu uzamukiza ngo ikindi ngo bizagenda bite oya bivugira uko yabyanditse reka mujye muba nk'abatangazamakuru tangaza ibintu uko babivuze soma ibintu uko babivuze binsomera ndabisubiramo hano kuri mikoro katari wowe wabivuze nabanyirwite babyumve yanditse ngo neza muraho neza ibiganiro byanyu kandi ndabakunda nkunda ibiganiro byanyu uri kuvuga nabo bari kumva Imana nidukuriraho Izayi nzayishima cyane abandi bariye amaturo baranatoroka ariko Izayi we arya amaturo akarya n'intama okay ibyo ni ibyavuzwe nabo ni comment ariko umuntu namubaza ni bakureho Izayi bashyireho nde kuko ADEPR ni itorero byoroheye satani kuryataka kurenza andi matorero nyiri mukuri kwinshi none kubera yuko bo ubwabo kubahondanya imitwe biroroshye kubera iki none se nanjye bango uri satani bakagutuma ariko nyine nuko nanjye kubivuga ubundi wowe nyine uri satani bakagutuma ngurwanya amatorero abiri katolika na ADEPR wajya kuri najya muri ADEPR kare nuko kwasi kibono kuko ubu bwabo nugukubita agashashi kamwe gusa ubundi koco uri buka Gidiyoni agera mu baki mu Midiyani bana ngo bikanze nk'inkota ngo ya Gidiyoni ngo umwe akajya yica mugenzi we nuko nguko ko muri ADEPR bibera umwe abajingagura mugenzi we
tugaruke musobanure ibyo ndi kuvuga tujye no mu kiganiro twihuta kandi ntanatinze kuki ndi kubivuga mbaze ariko mbwira uwo muntu wanditse gutyo mumukureho izayi mushyireho nde ko n'umuyobozi mwiza mwagize yitwa Sibomana mwamufunze none se umuyobozi witwa Tom wagize ngo yari mubi mu bijyanye no kuyobora winjyanira mu tundi tudataye nge ndakubwira kuyobora one niwe watumye nabo bavugizi babona izo eshatu niwe watumye bagira vewiti niwe watumye umuyobozi w'ururembo abo buntu reka ibyo nabyo ni ikibazo utahembwa izo ngizo twe twicisha isazi mu jisho oya iyo umuntu ayobora institution ingana kuriya abagomba kuba afite uko ahagaze agomba kuryaho abafite ukuntu agomba kuba bihagaze erega aravunika nk'uko umuyobozi w'akarere avunika uw'akarere ka leta rero nushaka unabibare muri iyo sense arayobora agomba guhembwa nk'uyobora institution ifite amafaranga muyifite rero havamo agira gute agira gukina gutya n'ibindi bitandukanye bagiye bakora kandi byari byiza gusa ndashaka kugira no kugira ngo ikibazo ubundi bafite nyirizina kibahe Abakirisito babo nibo kibazo kandi Abakirisito babo bazi ko abayobozi babo ari kibazo ubundi aho Satani hakinira umupira we mwenda bafite ngo bazi ko ikibazo ari Pastor Isayi kandi ari bo kibazo kandi bakibazo ari bo ndaguha urugero ikubye imbaraga Satani gatatu reka buriya reka mbabwire ntabwo reba ko Yesu ajya kuvuga ntabwo yavuze ngo ntabwo wakorera Imana na Satani warabibonye ngo ntabwo wakeza abami babiri ngo ntabwo wakorera Imana yaravuze ngo Imana na Satani yavuze ngo Imana na Mamuni mu cyongereza bavuga ngo Imana n'amafaranga nko kuvuga iki Satani ntago ari we ugira imbaraga muri iyi si zo kurwanya abera cyane imbaraga ya mbere ni imbaraga bita ignorance urugero abadepese muzi ko dukundana kubundi abadepere ushatse wana babohoka ugakubitira muri Nyiramivumbi abadepere yagwitura kada ngirya abasilamu n'abagatolika n'abandi abadepere agwitura sinzi ukuntu baba bara ibintu byabo baba barabigishije ariko ntacyo rega nta nyabingi bagira nkinyi nyabingi zikaba hesa ubwo neze nk'urugero abantu batizera deliverance ubwo iza karande ziwabo bazishyize babanye nazo bazikubita ni pen nuko iyo bakijijwe ziba zakagenda nanza iyo bakijijwe izo nyabingi zose zigendana uraje nago ingero nka 300 rega ngiye ibintu mba mvuga mba bifite ingero zifatika zo kuri tere nuko mba ntabibabwiye byose anyway ariko ndabakunda my father is there kundea ariko ndabakunda noneho rero urusengero rwa mbere mu mateka y'u Rwanda rwarakorewe igikorwa wakita kugurishwa ni Saint Michel ndetse byagiye binuganurwa abantu bakataya byemerezwa Vatican buriya ntago abagatolika reka mvuge ngo bagiye kujya kubona babona umunsi umwe Saint Michel irademenajije reba ko ari mu rukiri ni mu gishanga buri wese ababibona Saint Michel ntago ari mu gishanga babona Saint Michel bigenze uko bigenze na mbere yuko bamenya yuko leta yabahaye ubutaka bwaho Disneyfire hita ubifata ubare abagatolika baramutse ari abadepere ko bakora gerageza gukoresha imagination yawe umuntu uri gukora filime de fiction batwambuye ahantu ubutaka bwera Imana yarahavuzeho baduhaye ahantu hari gereza to sekera binango sima gute ati nagara no none umuntu itavuga ngo birimo presidence bari kwikaruma ariko abadepere bazi igice yewe ariko ubazi igice wenda ntibayivugira kuri mikoro gutya ariko baba bari hariya mu byumba mu mpfu hariya barimo bavibura ati njye ndi kwimagine ariko zwi yabivuza ubuhuha ndakomeza ni imagine icyambere babanza kavuga ati ahantu hahoze gereza ntago ariho wava hariya hagati neza mu mujyi rwagati ngo ujye kuri extremity koze kuriye n'urugero gusa bwa butaka murabizi ko bushobora kuba buruta ubwo bari bafite hano gereza yari ni hanini cyane hano buhuriye kabisa ikindi naheza cyane kurabona uburyo hasa nayitaruye ukuntu mu gihe hariya ukuba hagati bashobora kubuza gukoresha ibyuma nyamazi iri ku ka extremity kameze nka kuriya ibintu bari neza cyane icyakabiri kwasiteri ntabwo zigera hariya ariko hariya kuri gereza abantu bazajya batega kwasiteri asengere Saint Michel
mu gihe ahandi gusengera semishe byagusaba kujya n'amaguru cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndakubwira kuri ko bari kubigira intambara. Yewe gutya na gutya. Urusengero nimba rwari mu gishanga ubundi wagira ngo bigende bite? Mbaza ibibazo byawe. Ariko abadeperi ikibazo rega so kuba buri mu gishanga, abadeperi mugize structure imeze nk'iyo kwa mayito y'ubuyobozi bw'iwanyu, mugize ko abayiyobora nta PhD bafite, bize amashuri wajyaho ni 9 yazi, byose bigahura nyine nuko inzego zitubakitse neza, byose bigahita bihura nuko namenye yuko ngo abenshi baza muri izo myanya, numva ukuntu basekazo bavuga iwabo muri izo myanya, ngo baza muri izo myanya tageta ari ukurya. Ariko icyo tugisimbuka ko nta bimenyetso byacyo bihari. Cya kabiri rego umuntu yakaba yazafite tageta yo kurya, system ikabifunze ku buryo atabona harira. Usobanura bajya muri banki nk'urugero ugiye muri banki ugiye gukora mushaka kurya warya yahe, wayakuramo bakara polisi zikazikwa mu gitondo ziza gukingura urugi ko system yabo irafunze irika. System ya banki ntirika. Ndavuga ikibazo kiracyari system ya ADPR. Ikibazo ni system n'abakristo abayobozi baveho. Nta nubwo ubundi abayobozi bari supposed ko inyangamugayo cyane. System igomba kubategeka kubazo. Ntabwo sinagwira ngo iki. Donc nuwango system yubatse neza kutaba inyangamugayo kwawe biburizwamo. Reka twigiye muri bya bibazo. None nkavuga ngo ikibazo kiri kuri system, ikibazo kindi kiri kwa Kristo n'imyumvire yabo. Ndaguha urugero kuki utabonye hari umukatolika umwe gusa ukomplaininga ku bintu bya Saint Michel no kwimuka kwayo. Nuwanga abakatolika bazi ko imyanzuro ifatirwa Vatican. Kabiri bazi ko Vatican ishishoza. Hari sengesho twaya tudusenga twango ko twabibwiwe n'abatabasha kuyoba no kutuyobya muri katolika. Babazi ko Vatican batabasha kuyoba no kutuyobya. ADPR ikeneye kwiga kumva ko ubuyobozi bafite butabasha kuyoba no kubayobya, ariko nubwo ubuyobozi ka bafite inzego za checks and balance hagati mu itorero bituma imyanzuro ica mu nzego nyinshi zivuguruzanya ku buryo bakora bagira ibintu zikosorana n'amategeko akaba yanditse atajagaraye. None aho ngaho abakristo ntibavuga bati ntibari mu kuri, bavuga bati abayobozi buri gihe badufatira imyanzuro ariko tugasanga hari ingaruka yagize. Abakristo nta kuri barimo. Uzi impamvu? Reka mbigusobanure muri ubu buryo. Wowe nimba waratanze amafaranga wari ukeneye kumana umugisha kandi yaraguhaye, ibikorerwa mu buyobozi hagomba gushyirwaho aboditeri bagomba kukodita ibikorerwayo. Iyo babaye bakeya na leta ibongera abayo, sibyo? Bityo rero umukristo icyo yakora, you trust your leadership. None leadership ikibazo kirimo abashyiraho abo bayobozi, ubwo nyine ni zamaza abashumba n'abaki, bakareba uburyo banoza structure yabo, bakayinkingi n'amaputre nkimere nka structure yo kwa mayito. Ariko ibyo ntago ari ibireba abakristo bo hasi. Ndaguha urugero. Iyo leta privatije ikigo cya leta, ujya uboniza kubwira abaturage ku Karambo ngo muze dukora inama, kandi ntago babuze ibyo babwira mu nama bitandukanye. Yewe bate guhindura ingingo y'ijana twakoze referendum, yewe batito rutaremara bazengurutse igihugu basobanura abaturage, nyine hari ibyo bashyira abaturage. Ariko ntago bajya kugurisha ikigo niyo cyagagaze miliyari 50, kandi ayo miliyari 50 zaraturutse mu mifuka y'abaturage mu buryo bw'imisoro. Ariko we trust ko hari inzego zitandukanye, hariho n'amashyaka ya politike n'imitwe ya politike n'inteko na senate n'umugenzuzi w'imari. Ibyo byose birakora checks and balance kugira ngo barebe ko imyanzuro byacishijwemo bijya kugurisha kira kigo yariyo. Ntago dutaba ngo rero ngo mukigurishije ngo muhite mudusaba mamo zacu mugene mashyiraho, sinzi hari ukuntu bubaze bifuzaga ko amafaranga wenda biramutse bibayeho ko ari ahantu harimo communication yakozwe nabi kweri ku rwego biranagoye kumenya icyabaye. Urakoze cyane. Aho niho ari ikibazo rero. Ntago rambwanga no hari ikibazo. Niho ari ikibazo. Iyo ubuyobozi bukora neza bugakora communication nabi, mwebwe muri kunkora muri media ntago muri kugaragaza yuko ubuyobozi hari ugeze agaragaza ko abakristo rimwe mufite ikibazo, mwahise mugaragaza ikibazo ni communication. Donc ariko
Abakirisito bafite ikibazo. Reka tubanze tujye kuri the real substance y'ibyabaye. Noneho tuze kwiga communication ari kunozwa ite, ariko twishaka guhita tugira gute? Kuko ikintu hano abantu bari gukora ntabwo bari kuvuga ngo communication niyo kibazo. Bamwe bari kuvuga communication ko bari kurenga communication bakumva ko ni bwa bayobozi bwa ADEPR ni baba barigi ni baba urabyumva sibyo? Communication kuba umuntu yayikora nabi bijya bibaho. Ariko byibuze ari mukuri. Nk'iki ngiki twavuga. Hari ukora communication neza uri mukuri. Hari no gukora communication wenda neza, hari gukora communication nabi uri mukuri. Hari no gukora communication neza wenda utari mukuri. Ese ikintu hano muri gukora advocacy no guko bakeneye gukora communication neza cyangwa nuko muvuga ngo n'ibintu bwabyo ntibyagenze gukora communication neza ariko n'ibintu bigakorwa neza. Ngira ngo nicyo Abakirisito bavuga. Avuga ati uvuze gutyo wavuga ko ibintu bitakozwe neza. Ariko n'ibintu bikorwa neza. Icyo gihe wavuze ko ibintu bitakozwe neza. Niko kuri se niko mubyemeza. Niko bo bavuga. Kuko urugero niyo bavuga bati urusengero rwaragurishijwe. Anyway, baje bagurishije ibikoresho bigize urusengero. Abakirisito baravuga bati kuki ibikoresho abantu bakunda gukoresha muri bangu urusengero rwagurishijwe no muri title zabo. Ari ADEPR. Les escrocs sont. Nuko nyine ibikoresho bigize urusengero wapi nukagira ngo reka buri hari ikintu buri media ngenzi uko nikora. Nshaka ko nicaye hano ukambaza ikibazo ariko mutabazi shango hanze bari kuba kuri umwescro byatari. Icyo kibazo nta nubwo ushaka igisubizo cyanjye burya. Washaka kubivuga ndi mu kiganiro ndi imbere yawe kugira ngo nishaka singisubizo. Akesha abanyamakuru bo bahanga bakunda kukibaza akakibaza ikiganiro cyarangiye iminota asiga amasegonda 15. Ngo nyine ngo urumva ngo urabona ngo ntacyo twasoza. Wicyo yashakaga byari nko kugushinjiriza mu kiganiro cye. Noneho ukubegeya uburi kisubiza gacya turagufasha. Akone yarebaga yabuze ibyahera hasubiza. So ngaruke kuryo. Iyo umuntu yanditse muri title ese nk'urugero ntwabonye abantu batangira ukajya kubona ukabona mu kiganiro ntabyo bashyizemo. Ariko ukabona muri title yanditsemo. Nubanga abanyamakuru mu Rwanda amaze kubona kuri YouTube ko ibintu adafitiye ibimenyetso yashyira mu kiganiro cyangwa abona batanga nyine abatumirwa babivugaho bafite nyine ibimenyetso n'iki n'iki. We nk'umunyamakuru kuko atari buze kurema inkuru akubaza ikibazo gisa n'ikiganishayo ngo abantu bari kuvuga gutya cyangwa sakaza kubicya muri title. None muri title agashyiramo icyo yumva ashaka gushinja wa muntu niyo yaba atagifite ibimenyetso. Narabamenye nuko nguko bati nujya kunde guzandegesha ibiri muri video ntuzandegera title. Rero kuko mbazi kuki umuntu ashyira muri title ngo urusengero rwagurishijwe ngo hari n'izindi zagurishwa ntabwo ngo ibikoresho by'urusengero byagurishijwe hari n'ibindi bikoresho by'insengero bizagurishwa. Donc warashaka kubaka igitekerezo narrative mu mitwe y'abantu kivuga ngo bari kugurisha insengero kuko kirakurura abasomyi n'abarebyi ariko ku rundi ruhande kirabaguma mu mitwe nkaho hari kugurishwa insengero burya. Nuko nguko ikintu bita propaganda n'ikinyoma gikora. Ni nuko Satani akora by the way. Noneho rero tubanze tuvuge iki ngiki. Urura rusengero rwa rero mu gishanga rubihakana. Naho bihakana. Ahubwo abanyamakuru bakamuri kumbwira ngo insengero za ADEPR ziba mu bishanga n'izinga zikiriho. Ubwo bazaduha raporo nazo. Abanyamakuru ntago mujya gushaka amakuru nyine y'ubwino bwa kinyamakuru. Twakomeje. Numvishe hari ibibazo byo hejuru. Oya ariko numvishe hari n'ibibazo byinshi ura munyamakuru yamubajije abaza umuvugizi nkumva nawe ntago ari kubinyura hejuru. Reka n'umuvugizi. Cya kabiri ntago avugira rukiri yonyine. Cya gatatu communication y'itorero ni nk'igihugu itorero rinini ntago ibintu byose wabivuga openly just like that. Ariko reka twinjiye muri substance. Ruriya rusengero umuvugizi ntiyavuze ngo agake numvisheho. Yaravuze ngo this rata ADEPR mumfashe strict imeze kwa mahito mu ikosore. Uriya muvugizi ngiye mu bwengo naje kuri izi media n'abahungu bamwe babesikoro n'abandi bashaka views mumona arahava. Mwashatse umuvugizi wabyize wa ADEPR. Ngo ariko niwe muvugizi. No. Nuko ari mu Kinyarwanda. Ariko ndabisiko mwize cyangwa bifite byanyu. Nkuko kutigahora bakurikiye. Ariko hoya. Yitwa legal representative mu Cyongereza. Babyita umuvugizi mu Kinyarwanda. Ariko ubundi yitwa legal representative. Oya ariko no mu mategeko ari intano. Nibango ni ushinzwe kuvugira itorero. Niko bimeze. Ibyo bintu mbwira nibiki. Nese amategeko yanditswe n'Imana. Nkaho kusure ku kantu mugavuga ngo cyetse n'uvango bayokosora. Inama yateranye yemeza yuko dufite biro yo kuvugira ADEPR irimo abakozi 5. Yego. Dufite umuvugizi n'uwungirije bakamumurika ariya. Bagashyiraho PR bakajya. Ibintu byose bikagenda neza. Koko. Nese kambaza nk'akabazo kamwe.
nk'ubu ADEPR ikeneye gupfundagira envelope umunyamakuru kugira ngo bakore ikiganiro kigihe isura nziza, ni umuvugizi wawe wajya kubikora ibyo bintu, ngo niwe wabidiringa. none se ni muzika igihugu ubundi se kuki bagomba kuyikoresha? nimujye mumva bavuze ngo igihugu ngo cyatumiye ngo abanyamakuru ngo ba France Sud ngo n'aba France 24 ngo kandi ngo buri wese ngo bagize ukuntu bamuhaga transport ko kuza mu Rwanda kubaza umusaza wayo, nuko ngo ayo mafaranga bayadekarara mu bintu byita PR. none se PR ikorwa nande muri ADEPR? abo nibo bamenya kwanza. nk'urugero ikosa rya mbere ryabaye kwera nyine nta PR. icya kabiri mwishaka binshinjiriza Izaye wanje kwanza, kuko nabonye uburyo mu mwitwara wongeye no kujya kumubera umuvugizi. Izaye wanje kuki mubimubaza? mujya kumuha ubuyobozi mwari muzi ko avuga kuriye, none muramuhuza n'abantu bavuga nka Mutabazi, uze arahavateze. Talent yo kuvuga ni talent, nta kubika urusyo duhuye kandi wari uri mukuri kubera ko kuvuga ndabikurusha. none hari n'ababa barabyize bazi ngo communication yikoze gutya ikavuga yitanze urugero rwa gutya gutya na gutya bigenda gutya na gutya. bakabaye bafite umuvugizi wungirije babihemberwa babahanga baba ADEPR banyoye ADEPR bayifite bafite n'ishyaka ryayo. By the way, iyo office ibihari hari ikintu cya mbere gukora, guhitamo neza umunyamakuru bakirinda uriya mweskoro. First of all, kuko uriya mweskoro afite fan base cyangwa se followership y'abagumuke ba ADEPR bose biberiwe. umuntu umenya mufite icyo mupfa ntago ari gusa. uwo muntu umenya mufite icyo mupfa. utekereza ko Imana intuma gukubita dayimoni yambwiye ngo nge nzibabarira? yaramwe ngo nze nzikubita noroheje? oya dayimoni urayizamura kubita. urabona ukuntu bakina baseball, zamura dayimoni wereza mu kidaturwa. Satani scroll watanye kumwita umunyamakuru ntizitangaza bakana wayaye Satani scroll yafasha abantu muri ADEPR bafitemo kugumuka kabiri, bafitemo ubujiji bwinshi. uretse ko hari abantu baba barize kwiga kwabo, ubundi kwiga iyo uhushije kuba intellectuel wita ubinjije. none injiji yize sasa, none wewe rero ubujiji bwawe ari bubikuba twarize none uri muri twarize ukavuga ibintu bidahuye no kwiga, violating protocol z'ubuyobozi. twarize warize wabona ko abakristo ba ADEPR bakabatakabaye bavogera ubuyobozi bwa ADEPR, nkuko ubizi ko abakristo b'Anglikani bajya bavogera ubuyobozi bw'Anglikani, ntibajya bavogera imyanzuro yabo. abakristo ba Catholic ntibavogera imyanzuro ya Vatican. na mbere yuko uvuga ngo dufite n'ibindi bibazo mu bayobora, kuko naberetse ngo none se ubundi erema zose zifite igihagararo cya yobora ADEPR bari mwamaze kuzidisqualifia zose. ikindi kibazo Satani yarabatatse nimwana bimenye kugira ngo nabyemere yuko nge nkeka ko hari umuntu ushaka kuba abiri inyuma yifuza ko ADEPR imera kuriye muhora muhanganye. hari umuntu ubiri inyuma? ndabikeka ariko nta gihamya mfite, nta bimenyetso mfite. iyo umuntu agiye kuvuga igihuha utawongera ngo ariko nta bimenyetso mfite, uba wikingije. nta bimenyetso mfite. Mutabazi avuze ko ADEPR yashobora kuba hari umuntu ubyihisha inyuma imidurumbaganyo yaho, imivurungutano. hari umuntu wifuza ko biguma kuriye kuko amafaranga ya ADEPR ahari igitiro ushaka gusanga n'abayiyobora batahazi. therefore mise mbyibagira ibyo ngiye kuvuga, kandi iyo nibagiye ibintu ngiye kuvuga utamenya yuko ari hatari. ariko aho tube twaretse ko it's just speculation, and when I call it speculation ntubyegereza umutima. nta bimenyetso bihamye bihari. ese ubundi bwo yaba hari mwebwe wa ADEPR karimwe muyibamo? sinzi ko ndabikubwira. ndabikubwira gute? ndabivuga gute we? ndabivuga muri ubu buryo. bitubwire. ADEPR ni gute mutibaza impamvu biro nyobozi zose zigiyeho muzivanaho muzivuma muzifunga? sibyo? mwarangiza aho Satani ubundi ADEPR iri nko mu matora, ubundi Satani angisha inama yo kutanalitera kuko ubwaryo ukuntu restricted ryakitera.
njye sinahamya yuko satani arwanya ADEPR. Satani yarwanya Katolike na Anglikani. Satani zarwanya ADEPR. Kana yebwa yirwanya. Reka mwereke. Mumwe yaravuze ngo if the devil does not attack you, it means that already you are buri wese yumva ari ufite autorité yo gufata umwanzuro kubijyanye n'ubuyobozi bigomba gufatwa. Ntago byakora, ntibyanashoboka. Kuko abanije nibashyize muri room bafitemo byibuze uburyo 10 bari kubona ibintu butandukanye. Rero mwizera bwa buyobozi mwahawe icyambere banagurisha ibyo bikoresho ntibari bushyire kuri konte ya Isaiah, ntibishyire kuri konte y'undi muyobozi wese. Amafaranga yagize kuri konte already najya gukoreshwa hari inzira bicamo. None se wenda sindi kumva impamvu abantu bigira. Reka dusoreze kuri aka kantu. Gusa nanone muri communication ikintu nanjye nari ntegerejemo cyangwa se kiba gikenewemo. Ikintu cya mbere ton umuyobozi asubirizamo. Urabaza oya munyamakuru oya rwose wimera gutyo. Ntagaruka nguko amategeko n'ubuyobozi bwa ADEPR bwubatse. Amategeko avuga gutyo. Umuyobozi wundi yasubiza kubwira iki tegeko rivuga icyo ni cya mbere. Cya kabiri bakavuga bati bijya gukorwa byemejwe n'uru rwego kandi rwo rufite ububasha bwo kubyemeza. Ignorance igira imbaraga zikubye inshuro magana iza shetani cyangwa satani cyangwa se rusofero uko abyita. Imbaraga za kabiri n'amafaranga. Amafaranga arusha imbaraga satani. Niyo mpamvu nyine Yesu yavuze ngo ntiwakorera Imana ngo ukorere n'amafaranga. Ntago waba imbata y'Imana ngo we n'imbata y'amafaranga. Nuvuga ngo satani aza ku mwanya wa gatatu. Ignorance ku mwanya wa mbere. Reka mubwire iyo umuntu afite ubujiji. Ku bantu basoma muri Greek Bibiliya mu Kigiriki ndiya jambo riba muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere rivuga ngo mbere na mbere hariho logos, hariho jambo kandi yahoranye n'Imana yari Imana. Bivuga iki? Bakoresha jambo logos, yes, ariko bakaza vuga ngo uwo jambo yari umucyo. Ndiye jambo bita umucyo ni naryo jambo rivuga knowledge. Nuvuga ngo mu gihe burayo ijambo rivuga umucyo ni naryo jambo rivuga ubumenyi, knowledge. Noneho mu gihe burayo nanone ijambo rivuga umwijima, darkness, ni naryo jambo rivuga ignorance. Rivuga darkness naryo risobanura rivuga ignorance. Kandi tuzi ko satani ari we mwami w'umwijima, the king of darkness, the prince of darkness. None kandi he is the prince of ignorance. Siko bimeze. Rero ignorance iri hariya hantu ntago isaba satani kuza kwataka. Yaba ari gupfusha imbaraga ubusa. Agomba kuzirezerva akajya kwataka abandi. Kataka zayo na kataka restoration, imbaraga yakatakije zayo na restoration ntago yajya kuzishura kuri ADEPR. Kuko already ibi bintu byanyu byubatse. Ni nkuko bavuga ngo urusengero kwa mama yitongo ngo ndashaka umuntu ajye kurukubita itindo n'inyunda arukubite hasi. Kandi bakubwiye ko uburyo rureshya baramutse batamubeshyera da hari basanga baranogeje bagakabye. Ariko tubaje ko imvugo yabo yari ukuri. Urusengero rurerure cyane udafite inkingi ushobora no kurureka avuga ngo bizasaba umuyaga ufite umuvuduko muto cyane akakayaga kavuga ngo kakihuha rugwe hasi. So rero nizere ko ntavuze nka yamvugo yaba bandi basa ni barati nabandi babango bya bintu ngo ningunzi byure yabirika. So ndi kuvuga structure ubwayo. Kandi ikibazo iyo itorero rifite structure yubatkanye intege nyine idafite imbaraga n'umukristo uri muhagaze ubwaryo ni nkuko nyine reba nk'urugero mpagaze neza nta ndwara mfite ariko ndi mu rusengero rwo kwa Mayito. Ndi kuvuga urwo badekriviye ntabwo ndi kuvuga reality, ndi kuvuga urwo badekriviye ngo rurerure ngo rutagira inkingi. Kuba mfite ubuzima bwiza ntabwo bihagije, kuba nateruye ibyuma ntibihagije, urusengero rushobora kungwamo ho nkapfa. Nubango hari umuntu ushobora kubura ubugingo ari muri ADEPR kubera just uburyo nyine ibyo bintu byubakitse n'uburyo bigenda bimanyuka bimugwa hejuru. Communication ikoze kuriya umukristo umwe ushobora kumukura mu byizerwa. Nusumva bya bikwiye. First of all bagomba nanjye kubikubwira bagomba guhitamo umunyamakuru utari umwesikoro kuriya. Iyo uri Kamara Harris muri Amerika ugashaka gukora communication yawe ujya kuri CNN. Nimba ari utuntu gusobanura tudasobanutse nujya kuri Fox News baraguhamba uri muzima kubera yuko basanzwe banakurwaye. Ubwo Kamara Harris
simbuza Isae, Fox News bisimbuze uriya mweskoro. Bivuze iki? Biravuze ngo na Trump nawe hari ibintu ashaka gusobanura bidasobanutse ajya kuri Fox News. Bivuze ngo ya biro ishinzwe communication yagombaga gushaka umunyamakuru babona akijijwe neza kandi w'umwadeperi. Uriya uzajya kumbariza Rugaginga ahubwo uriya muntu ari kuri list ijya mu ijuru. Aho kantu buriya gakomeye mwakabaye mujya kubaza umushumba. Tuzajya kubaza Rugagi niba uriya ari kuri list y'abajya mu ijuru. Ubu mbaze kumenya ko hari abanyamakuru babiri batayiri iyo list. Iyo bajya mu ijuru. Nimba ari nabandi nzamenya nzabakubwira ariko ababiri bo tumaze kubatora. Ariko uzajya kubaza Bishop Rugagi maze ubundi iyo umurebye we murebe neza umwitegereza. Ko Paul yavuze ngo ndahugure wodi na sinike mu Bafilipi bice 4. Dayimoni yikubita ntago yikwabagura kupita ubugingo bwe ntago none se ari kugira ati Paul yavuze ngo ndahugure wodi ndahugura na sintike ongera uhansomera ariko harya ni muri iyi ni dayimoni shyashya ntago ari yindi twahanganaga nayo iki ni ikindi gihanda harya mu gitabo cya Mukristo ngo cyari ryanda bwihebe ikino ni igihanda uzamura dukubita dayimoni hano Filipi bice 4 Imana imfashe navuze ibintu byinshi tunagere ku ngingo y'ikiganiro twajye tubikwepa tubigaruka bice 4 ku murongo wa mbere umanuka wirukanga cyane. Aranditse ngo nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura. Nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura. Ibyishimo byanjye ni ikamba ryanjye. Ibyishimo byanjye ni ikamba ryanjye. Muhagarare mushikamye mu mwami Yesu. Muhamagarare mushikamye mu mwami Yesu. Ndahugure wodiya. Kabiri. Ndahugure wodiya. Ndahugura na sintike. Ndahugura na sinike. Ngo bahurize imitima mu mwami wacu Yesu. Ngabo abantu babiri bahurize imitima yabo mu mwami wacu Yesu Kristo. Kandi nawe uwo dufatanyije uwo murimo mu by'ukuri. Kandi nawe uwo dufatanyije uwo murimo wo kubahugura mu by'ukuri. Ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye. Ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye. Bakoranaga iki? Bakoranaga nanjye. Bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bakamfasha kurwanira itorero. Bakamfasha kurwanira umurimo w'Imana. Bona Kiremeni n'abandi bafatanyaga nanjye. Bona Kiremeni n'abandi bafatanyaga nanjye. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo urumva uwo mweskoro yanditsemo. Kuko tubonye ko abanditsemo abarwanira ubutumwa, abarwanira itorero. Ariko nuri ari kurirwanya. Oya ararirwanya. Uzi ikintu mwamushatse kumbwira? Aramuvuze ko ari urirwanira. Mwamuvuze ko ubuyobozi bwanyu bukorera shitani. Ubwo rero ni kimwe muri bibiri. Ntago bose bakorera Imana imwe. Ngaho twigire kuri ntago bose bakorera Imana imwe. Ubuyobozi swat bwa ADEPR bukorera Imana uriya mweskoro. Ntaga igitabo Ewodiya na Sinike na Clemeni yanditsemo bakirimo kuko ararwanya itorero. Ararwanya ubutumwa. Ashaka ubufaranga n'ubuviews. Ntibinakozwe n'utasengera. Bikorwe n'umuntu mu YouTuber w'umukatolika. Reka ahubwo mu YouTube w'umukatolika kuko yambwiye. Nkubwire n'izina rye azaj. No mukatolika se buri cyane buriya. Arabazi ko ari umusiramu ariko n'umukatolika. Yambwiye ati narababaye nagiye kubona ngo mbona umusaraba uramanutse ugwaza ati nahise numva sakirega ibaye. Ndabungana kandi wasanga abarusenyaga bara ADEPR kugira ngo ubone ko twe nitwizera kigatolika umusaraba wa udimbura hasi awunimba ubutaka. Atoya ati umusaraba bagomba kumanura gakeya bari no kuvuga amasengesho menshi. Bakawugeza hasi bitonze. Anyway, bagomba guselectinga umunyamakuru utaruriya. Bakazana umuntu wize communication. Yarangiza ibintu bakabisobanura neza. Kuko rega ari abanyamakuru b'uburyo bubiri. Hari umunyamakuru ukubaza ameze nk'umuntu ushaka kuguhakanya. Yego. Paul yabwiye Timoteyo amubwira ngo abaguhakanya ntukabaha umwanya. Haleluya. Amen. Itumushumba Cedric ndamureba hariya. No umuntu ushumba w'Imana. Reka nikomereza. Yego. No umuntu urimo amavuta y'Imana mu buryo bukomeye cyane. Nubwo utamubona kuri YouTube ariko ari amavuta y'Imana mu buryo bukomeye cyane. Yego. Noneho rero bagahitamo umunyamakuru uri bubaza ibibazo hagamije ko habaho gusobanukirwa. Biriya bintu umushumba yakoze numvishe ngo ari nawe wamuhamagaye. Ni nkuko Paul Kagame yahamagara Padiri Nahimana Thomas. Yase kandi.
ku kintu kitari kuvugwaho rumwe icyo kigereranyo uzanye rero no oya ngo wayo urugero rwumvikana wenda bakavuga ngo insengero zafunzwe zahagaritswe perezida agiye kubyisobanuraho agahamagara Padiri Nahimana Thomas icyo kiganiro cyarangira gute niyo waba uwo muntu ugiye gusobanura azi gusobanura by'agatangaza ese nareke kuba Paul Kagame makoro namuhamagare ndavuga Padiri Nahimana Thomas already uyu muntu afite les préjugés afite bias y'abagumuki simvuze ngo ntiwamuha ikiganiro ariko ugiye kukimuha hari indi nzira bicishwamo ku bantu bize communication neza. That was wrong course. Ni nkuko wajya kubaza leta ibyo ikora mu bijyanye no gufunga ababishop bari amaturo umunyamakuru uhaye interview akaba ari Mutabazi wanyiruteze ko twajya muri human rights ntuncike twajya muri constitution ntiwancika twajya muri beliefs muri logique isanzwe ntiwanyira nani magambo wabahisemo nabi the interviewer ariko ndashaka tuzakora ikiganiro tugisoza utavuze ku bintu by'amaturo gutese umukozi w'Imana utavuga ko itura afite nyabingi kandi rwose ngiye umunsi Imana izashaka kwica umuntu urwanya ituro sinzayibuza reka ni nkuko Imana igiye kwica umuntu urwanya TVA ntago rwose perezida w'igihugu ari we wayibuza mu magambo make y'ituro umukozi w'Imana wese yubaha ituro nkuko n'umu-YouTuber wese yubaha subscribe na views. Reka twikomereze ku ngingo yacu tuza no kuyisozaho. Iriya communication rero harimo ako kabazo ko kuba murarenganya umushumba wanjye umuvugizi wanjye Isaye. Ubwa ADEPR mutamusakiye umuvugizi reka njye mbewe w'umuvolonteri nubwo byinshi ntabizi urumva sinabikora neza nkuko byakozwe n'umuntu bazashaka ufite talent nk'iyanjye ari kuzi ADEPR uyikunda cyane n'ibindi byinshi cyane. Bakubwiye bati ngwino tuguha akazi ariko urabanza uce ku gice tubanze tukwakire wabyemera akazi nakazi shantu gakina amafaranga ntugakina amafaranga amuvandimwe we ejo nahuye n'umusore namusanze ari Kagogo yavuze amagambo arancanga yari kubwira n'abandi basore muhagaze rane ndikubitsa amafaranga ndikubitsa ituro by the way ndishyira kuri noneho ijambo yavuze ryarankanze yaravuze ngo ngewe umuntu uzantegera ku mafaranga n'igitsina n'ibiryo ntazirwe atekeza ko ari umuteganize kuko nzabyasa ati ibyo rero byo kuntega atari kuntega gute igitsina ati ntago nagikatira niko yavuze uwo muntu rero ibintu byo kwanga Mutabazi ngo bamaye amafaranga ajye kuba ngo ushinzwe communication sha ibyo bintu uvuga ni ibiki ubwo icyo gihe twapfa umubare wayo twapfa kuko icyo gihe byabibaye professional byabibaye nyine mu buryo bw'akazi n'ubunyamwuga ariko twigarukire ikintu ntapfa kwemera nuko umuvugizi wayo kuko ntago nabashobora uko nabanza kwaga ni mubanze mu mpindura Abakristo ntago ngiye cyene yari kuza kwayobora cyase kuvuga ngo ndashyiraho itsinda rizi kuyobora ko already Abakristo ubwabo bikeneye ko bahindura uburyo bumva ibintu kandi akubwiye ko hari abantu bashobora ko badashaka ko ibyo bintu uburyo babyumva bihinduka bomborere yishira niyo mpamvu none ikibazo mwarate cyase mwariteye kuko nge simbara ko Satani arwanya ADEPR kuko nanjye ndi Satani se narwanya ADEPR narwanya ndi matorero erega already itorero rifite structure ijegera kuri hari ndi torero nari nziri tajya rirwanya na Satani ryirwanyaga yari riyowe n'umushiti wanjye none bishop yafashe umugore we nawe abari bo bajya kuri konte y'itorero already mwirangije baturaga icyarindwi ariko bakabeshyira bishop kabarya amaturo kandi urusengero rwakodeshwaga 120 mu kwezi bagatura 15,000 bakamushinja kurya amaturo ariko ikosa yakoze konte ni uriho n'umudamu Abakristo bakamubwira ati ko tubona bishop akumva wagiye kumuganiriza ko afite impano z'Imana ariko akaba ibintu by'amaturo tutari kubyumvikanaho urabona ko hano ntago bari guterwa na Satani bari guterwa na Satani uruta Satani kuba Satani witwa ignorance witwa ubujiji urwana n'ubujiji rero Satani ntago yirwaza aza kumurwanya arakureka icya kabiri yirwana n'ubujiji cyangwa ubukene Satani yirwaje kurwanya ngo rero hari ukuntu abantu baburara hari ukuntu bajya batubeshya ngo haleluya
ngo ni ukuri ngo hari igihe tujya tuburara ngo nyefite abana 8 ngo hari n'igihe tujya turara tudatetse ariko reka mbabwire ngo turwana n'umubiri n'isi na satani mbabarira nimba ukennye satani ntabwo afite umwanya wo kurwanya ushonje satani no wowe urwana na question yitwa nyine amafaranga kabiri ukarwana n'ubujiji bwawe iyo urinjije rero ukaba unashonje ntabwo satani aza kurwanya arakwihorera ariko iyo wariye ukaba unajijutse aho ngaho satani araguteza mugenzi wawe araguteza ibiki araguteza kwibagirwa ibi n'ibindi nk'ibyo tugarutse rero turimo tunagana ku hariya communication ntibagomba kwicisha hariya kabiri aho bagomba kwicisha hose bagomba kwitegura neza ariko nanone surabwira ndenga yitegure neza atarayize none hari kutayiga kudafite na talent ya communication ariko sundi ADEPR none ukabazwa n'umuntu ukugisha impaka atari gusobanuza yego reka none wenda mbazi iki kintu tujye muri substance ho gatoya urusengero 2018 bavuga ko rugomba gusenywa ko ruri mu gishanga icyo ni cyumvikana kiri clear rwose okay ahubwo ikibazo kuki bitakozwe bibajwe nande icyo kibazo kibajwe nande icyo kibajije nyine ukibajije wenda ubarije nde wowe uri umunyamakuru ukibajije mbarije abankurikira ntago bibareba ibyo bireba Vatican ya ADEPR umukristo enema composer ya Vatican ya ADEPR not agize synode ya ADEPR ubwo ndi gukoresha imvugo ziba mu yandi madini synode niyo mu Anglican no muri kiliziya not mwige nkuko mu Rwanda hari ibintu ubuyobozi bufata umwanzuro ntumenya kukibahaye Strabaga kontra ntumenya kukibagurisha ruya ruganda ba privatije wowe you trust ubuyobozi ukanareba icyo bukugezaho n'ibikorwa byabwo n'ahantu bikuvanaho bikugeza umukristo yakabaza ngo mu masengesho impano z'Imana zirahari ijambo baduhanira ifunguye umukristo hari ibintu akeneye karite y'ibyo bamugaburira by'umwuka iby'ubuyobozi hagomye ko ari inzego zibishinzwe kubigenzura no kubigena no kubiha umurongo bityo rero communication yagomba kuzivuga ngo iki hari uburyo bwinshi yari gukorwa bashaka gukora communication ivuga ngo umuvugizi akaguhamagara nkuko yari yabikoze nimba ari byo yahisemo ariko nakwiye agahamagara umuntu utarimo daimoni nkuriya kuko barahari urugero wowe nk'urugero ndi umuvugizi nkuko ADEPR tararambagiza ngo ibone kuri YouTube umuntu yaciye communication wayo ari wowe wenyine nimba itarabibona abandi bose wabo umutwe bayine cabuziremo mu bantu bose nzi baba kuri YouTube niwe wenyine na trusting cyoze sindamenye ibyabohoka ariko nuko ari ntayikurikira wenda yo ariko certainly hari abantu babesiko ritagomba gucaho kandi escroquerie y'umwadeperi bigusaba kugira ngo yigaragaze kuri contre ubuyobozi bwa ADEPR ndibwo abagumukiye ba ADEPR bamwe bagiye muri za diaspora bakwandikira bakagundagazaho world limit icyo ngicyo ADEPR yakaba ikizi yarangiza yajya no kugira uburyo bikora igacisha handi noneho rero tukavuga ngo icyambere twemere yuko rurasengerwa agomba kuvaho cya kabiri twemere yuko abakristo atari bo bagomba kubazwa uko ruvaho kandi bo barwubatse ntago ari uko bikora nakweretse yuko ba privatize ibigo biba byarubatswe n'imisoro yacu nanakubwiye niyo mwaba mwayakoteje yandi yibiza twagiye dukoteza kuri momo ya ministeri yibiza hagize hasaguka ntago wabaza ngo arakoreshwa ate ayo ngayo bijya mu maboko y'ubuyobozi na yandi twakoteje hari general wacu bafatiye mu Bwongereza miliyari ahari nyuma ntekeza ko wenda nimba baramurekuye bakayadusubiza simbizi ariko impamvu ntanabimenyuze yariyo ayo mafaranga atekererezwa n'abayobozi b'igihugu kari bukoreshwa ntago bigaruka ku muturage ngare ujya kuvuga ngo uyu si niyo mpamvu rega abayobozi baba bariho ntago urashyiraho abayobozi ngo nurangiza umere nk'ubakoreramo ADEPR hari icyo ugomba kumenya ADEPR bagira amatora bakongera bagahindukira kandi bagatanga n'amafaranga yo kubaka niyo mpamvu bakurikirana ibikoresho byabo rero icyo nashaka kubabwira impamvu satani atana barwanya mukarwanwa n'ubujiji gusa ntabwo abantu miliyoni 2,800 nicyo kintu bagomba gukora bakabasha kubwira abantu ngo icyambere icyangombwa nuko abakristo twavuganye n'ubuyobozi bwabo buri lokal bwa hariya mu Rukiri bazabaganiriza bazabaha ubutumwa butandukanye bagiye bakurikirana aho bagiye gusengera atandukanye bamwe bagiye kuri Godiyari abandi bagiye Remera aho hose
bazabasangayo babakoresha inama babaganirize. Uti babaganiriza iki? Ese abakristo basengeraga mu rukiri bazajya guteranira he? Ubundi icyo nicyo kintu cyonyine bagiye guteranira Kicukiro shehe, nicyo kintu cyari gikenewe kandi barabibwiwe. Icyo nacyo yaragisobanuye. Ubwo communication yarakeneweho ya mbere nk'umuyobozi yarakozwe. Nimba baravuga ko bahagurishwa urusengero, kuba byagirwa clear ko rutagurishwa, ahubwo ubuyobozi bari kubahiriza gahunda za leta. Ijambo ritagomba kuburamo no kugarukwamo cyane, turi kubahiriza gahunda za leta zidusaba. Ndetse nimba ari izindi nsengero zizagira, ntategereze ko abanyamakuru bazongera kujya kubigira inkuru. Vuga ati ahubwo buriya ubwo ngenda ndavuga wa mweskoro ariko yari kuvuga ukundi. Umva wa keskoro we. Buriya hari n'izindi nsengero duteganya ko nazo zakurwaho bijyanye n'ibyo twagane n'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi. Zimwe ziri mu bishanga, harimo 5 ziri mu bishanga, harimo izindi 3 zifite ibibazo na gutya na gutya. Mwabonye yuko mu nsengero 55 bagaragaje mu majyaruguru zigomba gukurwaho burundu, harimo 17 za ADEPR. Rero ntago ari zira zonyine, yaba mu mujyi yaba mu ntara, kandi birajyana na gahunda ya leta. Niyo ngo umuyobozi uzu ubwanu kuvuga akahita kuringa down agushyira mu itegeko, amategeko ya ADEPR anagushyira. Turi kubahiriza gahunda za leta, kandi ubuyobozi twaravuganye nabwo buzavugana n'abakristo. Icyo mutubwiye turakimenye, tugiye kugikurikirana. Ubundi communication y'umuyobozi nuko ibigomba kubikoza. Ntago ari ngombwa gusubiza ibyo ushaka gusubiza byose, ahubwo ikibazo ni buryo ki abiguhaye mu buryo runaka. So mu by'ukuri rero ubuyobozi, abayobozi icyo bababereyeho, nubwo mwakoteje amafaranga mu kubaka urusengero, none se nk'urugero iyo bagiye kurufunga bahamagara mwebwe abakristo cyangwa bahamagara abayobozi ba ADEPR badiringa nande se, bavugana nande se? Kuba ari ibintu vango nabigizemo uruhare ntibikuraho yuko ubuyobozi bwawe ari bwo bugenda bufata imyanzuro ya kiyobozi nyine aho ikenewe. Mu by'ukuri rwose nkomeza kubigarukamo, abakristo ba ADEPR donc nibo batayoboreka. Noneho akaba n'imbaraga, reka nkoresha ijambo imbaraga. Hari imbaraga ibasunikira abadashoboye, ariko izi ko batanayoboreka. Iyo mbaraga yaba shitani, yaba muri umuntu wa shitani, simbizi, ariko wumve ngo shitani ntago akeneye kurwanya ADEPR pe, kuko ubwayo ku buryo ibintu byubatse ubwabyo birema intambara. Ni nk'uko ibintu by'ibyuma bihondana bibyara umuriro. Iyo rero hari essence ntibigombera kushyiramo ikibiriti, kuko already harimo ibishashi bitabire mu muriro, essence yititurika. Mu by'ukuri rero sinzi nimba ari ikintu mwumvaga mushaka yuko abakristo bahariye abajyasheri bajyanye amafaranga mu maposha yabo. Ntago ari ikibazo, ariko nyine nsobanurira ko rega ntago ndi kumva. Abantu baravuga bati niba ibikoresho bikuye ku rusengero, kuki bitajya kubaka izindi nsengero zifite ibibazo wenda nibura kavuga. None se nk'urugero umuntu bitekereza gutyo kuki batamutenga mu muvugizi wa ADEPR, donc ajye muri nyobozi, kuko rega abo bashyizemo hari n'ibitekerezo bafite, kandi bashobora kuba bafite done wowe udafite. Rero nutabyumva yuko ari abayobozi wo kamuyoborwa, aho niho hakeneye communication yo kugira ngo hamenyekane ikigomba gukora. Nutabyumva ko ari umuyobozi akamuyoborwa, none se kuki se Michel mwayitanze bakaba hariya, none se kuki bundi mutajye batabaye amafaranga mujye kwigura ubutaka. Ngo ibyo bintu byose umuyobozi wa mutoye nanone ku rundi ruhande umwemerera ko ashobora gufata imyanzuro wowe utabona neza impamvu ariyo yafashe, ariko ntuyimutukire hejuru kubera ko yayifashe avec les circonstances abona. Cyokoze wabona ubikeneye, nkuko nabo ndibo mbonye ruriya rugero mugihe ntarakemura ibibazo by'abakristo batekereza kuriya nabikoraho. Imyanzuro nk'iri yajya gufatwa, nkamagara abahagarariye abakristo 3 muri korali, 3 mu yindi y'urubyiruko, korali nkuru, mu badiakoni no mu bakristo, abahagarariye abakristo 10, tukahurira muri hotel ahantu cyangwa tugahurira ku buyobozi bwa ADEPR, tukavuga ngo dukora inama. Ya nama yemeje ibi, mwazambaza kuriya muri media ahita avuga nti byemejwe n'inama yari yashyizweho, yari igizwe n'aba turabaha nimero yabo ngabo bari bahagarariye abakristo bari barimo. Buriya nimba n'umukristo wabaje ko ari kuntu umuntu aguteka kanwa ngo umukristo yabajije gutya, uwo mukristo buriya abari bamuhagarariye muri iyo nama bazamwegera bamusobanurire, kandi byiza yuko ubajije wa mweskoro we. Nubwo buryo bakora communication. Apotre reka dusoreza hanga, ikintu umuntu kamwizera kareskoro. Twizere ko abantu bo muri ADEPR ubwo bazakomeza kugira, gusa nyine havuga ko ari izindi nsengero zo zikomeza kuzakurwaho muri ubwo buryo. Reka wenda ADEPR izagera isobanure neza
ikirimo kujya imbere? Bo ADEPR ntabwo ikeneye gusobanura, nubwo ikeneye communication mu buryo butandukanye, ikeneye n'abantu bafite ubuyobozi mu bitekerezo byabo, cyangwa se na consultance y'abayobozi, cyangwa se bajya gufasha imyanzuro bakajya kugisha consultance abandi bayobozi kugira ngo barebe ko ibyo bari gukora bijyana na etike ya kiyobozi. Ariko noneho icya ADEPR ikeneye mu kurenza ibindi ni yubake structure, ishyiremo inkingi, ireka kubaka inyubako yo kwa Mayito, ni ikore communication inoze. Gatatu, Abakirisito ni mupfukame, musabe Imana imbabazi, mukizwe, mureke kwivanga mu buyobozi bwa ADEPR, kuko uretse namwe n'ubuyobozi bwanyu bumeze nk'inyubako yo kwa Mayito, n'igihugu nk'u Rwanda gifite ubuyobozi buri strong uko bukoze, buri munyarwanda umwemereye kwinterfering mu bimyanzuro ubuyobozi buba bwafashe, twahera kuri iyo gufunga insengero n'abanyarwanda uhereye kuri Rutayisire batari bujye n'imbizi n'iyo myanzuro. Ntago ariko bikora rero, kandi mwebwe mwaragiye murabyubaka, murabishyigikira. Noneho impamvu Satani bafite cyane nuko mwe mushakira ikibazo ahandi kitari, mugishakira ku bayobozi banyu, ntimushakira kuri structure y'ubuyobozi, mugishakira ku bayobozi banyu n'inda nini zabo, ntimugishakira ku myumvire yanyu nkene, cyangwa se mwebwe nk'Abakristo. So ni mwadressing ikibazo kiri cyo, muzaba mubaye abanyembaraga, Satani azatangira no kubarwanya kubera ko azabonye ko mwabonye aho ibibazo bivukira. Ariko for now rwose ibintu byanyu namwe ntimuka, kandi ikimenyimenyi ntago kigoye. Ni gute nyobozi 2-3 zikurikiranye 5 zose binanirana, zose muba muzivumagira? Nubango ikibazo rero ntago kikiri kuri nyobozi, kiri ahandi, muhashake kandi mukemura ikibazo cyaho. Kandi aho kiri noneho harakomeye, kuko kiri mu Bakristo n'imyumvire y'Abakristo, kandi imyumvire yiyubaka mu bihe by'ibinyejana n'imyaka myinshi. Naho ngaho rero biziritswe. Ndumva ibisigaye kiretse kubabwira ngo mushake Sana energy drink munyweho, niyo mahitamo y'abanyabwenge. Kandi nimurangiza abantu 5 2020 kubera yuko 100 mbibakeneyemo cyane, ndetse n'imitwe yo kubakuramo nayibamenyesheje ko nayiteguye. Abantu 5 mu mpe 2020 mbaye ibitabo 4 mu byo nanditse soft copy. Ibyo bitabo bihagaze 60,000. Mwani magambo ndi kubasaba at the same time ndimo no kugurisha imari yanjye. Ndumva ibyo ngibyo bisengeye kandi bisizwe amavuta. ADEPR ndabakunda cyane, uwaba harako kamubaje navuze ihangana, ndi kugerageza kubafasha kandi munanyishyura. Mwani magambo unanshimire ko nagerageje kubafasha kandi nta nyungu yindi bifitemo. Nimero ya Apotre Mutabazi ni 088839513. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom.